ariko mbere burya ngo ujya gutera uburezi arabwibanza kambanze mbibwire mbere yuko mbabwira amazina y'izacu banyita bigabiro bya Kalisa kasebenje bwa buzima nduminda muzigaba nagiye kuvuka mvuka neza nsanga data arashatse ashaka neza ashaka inka nkukira amata nk'amavuta yazo inka zintembera mu mubiri nk'amaraso zincamitse mu ngingo nk'imitsi zimba mu magufwa nk'imisokoro ndamata ndamavuta nduburyoye cyane. Ndagushuhuje aho uri hose mu gihugu wowe uturuka mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengerazuba namwe hano mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero nanyarukiye mu mujyi wa Kigali rwagati aho nagiye kureba umusore tugiye kuganira nawe kuri uyu munsi. Kwibutsa gukora subscribe ndetse like na sharing ku bandi kugira ngo ibiganiro by'inkesha TV bikugereho umunsi ku munsi. Aha nkuko narimbaze kubikubwira rero uwo muhungu twamugezeho muraho. Bwira abadukurikiye. Murakoze ibigabiro bya Kalisa kasebenje bwa buzima nduminda muzigaba nije rugira yagize ngo tuganire uyu munsi mbaganira amazina y'inka ibindi Imana iduhane umugisha. Aha waba ufite ikintu cy'ikivugo kubita ku buryo abantu badukurikiye barushaho kuryoherwa cyane ndagifite kabisa umva nta kubitamo kabisa. Diruzira bwo baruziriza kimwe nkazirikana ikiza umuheto wanjye nawuforanyije mu mukinza mpingutse imbere ubwabo rumutaha gihugu cy'imangito nteregaho mura yari mirinde ya bigabiro sinavukiye kuvusha aratuza aratimaza mugabira ndibora yita imparirwa yahawe mugisha n'Imana. Guma. Komoje ku bintu by'amazina y'inka rero tangira dukubitiramo ubundi duhite tuza tumanuka n'ibindi bisanzwe. Ntinshongore ziratashye ntuma ndare ntuma nyana mu ruhongore ntuma ndare ntuma ngo kandi zirashaka ubwatsi ntuma ndare ntuma ese zirabuhabwa nande ntuma ndare ntuma Nindiro turutoro tindukana nkubito nyamugenda mbere sengera nyuma n'ijambo gende nkubitekereze nkutanyamere suka nzizi ku rwamba rw'abazindi ntore dirwunga mukomere nyakumasha mashaje gakina amatovu ndimirinde yarugwiza itara butindu gutengurwa bati dore ntara batinyire sesetse mwire mwafura. Urakoze cyane. Ese bigabiro ibi bintu byo bitangiye ute ibintu byo kuvuga urabona wowe uracyari umusore mutoya urumva ibintu nk'ibyo ngibyo biragoye kubona umusore nkawe sibyo cyangwa se urubyiruko bakora ibintu nk'ibi ngibi wabizi byaje ute wabitangiye ute se hari abo bikomoraho cyangwa se iki? Ure abo mbikomoraho barahari. Mfite umusaza wajya gubinganiriraho cyane. Urebye ubundi mu rugo kavukire ni Bugesera ngira ngo urabizi wowe. Aho mba rero muri quartier najyaga nganira n'abasaza benshi bijyanye n'amazina y'inka ayibabazaho bakagenda banganiriraho duke ubwo urumva akufashe ugateranya kandi ejo ukabona kandi ugateranyaho so ni byiza ngenda mbikurikirana bitewe nuko mbyiyumvamo nanabikunze so ngenda mbimenyera nyine mbyitoza mbijyamo gutyo nshyitse ku ishuri mpura n'abandi bana babimfashamo bitwa basande biyo za Kageyo babimfashamo ngenda nterateranya mbona bisitseho nuko byaje. Komoje ku kintu cyo kuvuga ngo wagiye uganira n'abasaza ugira uterumva urabona urubyiruko rwinshi sibyo usanga bahugiye mu bintu bya trap ibintu byine bigezweho urumva we nuko icyo yisemo aho kugira ngo kurikira ibyo ngibyo bigiye bigezweho ibintu by'amatrap bayita nguki n'amadriri n'ama hip hop byose urumva wowe ugahitamo kuvuga ngo ngiye gukurikira ino gakondo ngiye mu nganzo y'amazina y'inka. Urebye ikintu cyabinteye nararebye ubundi ni byiza ko umuntu akurikiza umuco w'igihugu cye so narebye ndavuga ati bariya bafite impamvu yabo ibi batera gukurikira biriya se wenda hari icyo babibonyemo gusa nkangire nk'umusore ukunda umuco w'igihugu cye ndavuga ati reka fokasinge ku muco w'iwacu
burya ngo agahugu katagira umuco karacika. So narebye rero ndavuga ati se mbaye ndi umwe mu bateza imbere umuco w'igihugu cye, umuco nyarwanda, so ntibyaba ari ikintu cyiza cyane na sosiyete nyarwanda yakishimira. none ubuvanganzo nyarwanda sibyo bukubiyemo ingeri nyinshi, sibyo iz'amazina y'inka, sibyo ibyivugo, ibintu nk'ibyo ngibyo no gutera ubusa. Ni inganzo y'amazina y'inka gusa wakurikiye cyangwa se hari n'ibindi wenda waba ukora ku ruhande? Ni amazina y'inka gusa, no ku rundi ruhande ndi umuhanzi. Wa gakondo cyangwa bisanzwe? Ni kuri side ebyiri. Naririmbye, hari indirimbo naririmbyeho ndi kumwe n'undi musore wari Rwamagana, bahita nturi wenyine iri no kuri cano, n'indi isanzwe yo mu buzima busanzwe bahita everything, mfatanyije n'umusore bita Risawa ari Bugesera. So urumva n'umuhanzi rero n'umuziki mbese muri make njya ngerageza nkageramo, kuko nawo ni iri mumwe mu mpano. Sa nk'udukubitiro gake ku kantu kuri izo ndirimbo zawe, sibyo? Ariko ntabwo tugenda turi butandukire ku kiganiro cyacu, ni ukugira ngo twumve n'abadukurikiye bavuge ngo abantu wa muhungu arabasha kabisa. Reka mpere kuri everything mfatanyije n'uwo Risawa yazamo hip hop. Everything will be okay with you, my baby. Just I hope that I wanna marry you, 'cause I'm mine, my baby. Just I hope that yeah. I can try to hate you, babe. I can try to hate you. You be mine every day. You be mine every day. I like the way you are, and everything will it be okay? Yeah. Will it be okay? Yeah. You be my everything. You be my everything. You be my everything, everything and everything. I don't want to never lose your love. I don't want to have my heart. The love will never exist. You the light that guides my life. I never lose the way, 'cause I'm in love with you. Yeah. Nakoze cyane. None se tugarutse wenda ku byo twari turimo, ubundi ibintu by'amazina y'inka se ushobora wabikora byo kwishimisha cyangwa se hari ikintu byatangiye kukumarira? Kuba giha ikintu byamarira cyo kirahari. Ndumva musanzwe nigaga Kirehe, Rusumo. Hari igihe kigeze kugera ku munsi w'umuganura, bizihiza umunsi w'umuganura, so biba ngombwa ko naktingamo role nanjye muri ako kanya nyine. Ndumva twagiye guest ndi kumwe na animateri, nawe yajyaga bikoraho akanangayidinga rimwe na rimwe akabimfashamo mbese. So uwo munsi rero nanjye nakinnyeho role muri ibyo, ndetse no ku ishuri rimwe na rimwe najyaga naho nabikoze cyane. Mbona ko bishyigikiwe, so ndavuga ati rero iyi ntambwe reka nyifate, ko nabonaga bigenda bikurura abantu benshi kunshyigikira muri byo, ati reka bikomeze nyine. Uwo muganura wari wabaye ku rwego rw'igihugu? Wari wabaye ku rwego rw'igihugu, ariko especially kuri part ya Kirehe urumva bawizihije ukwawo. Okay, noneho ndumva wakomerezaho ahandi wari ugereje, sibyo? Ukongera ukadukubitiraho, sibyo? Nta n'ibintu amazina y'inka ubundi akunda kujyana n'amahamba cyane. Abantu dukubitiraho amahamba, wongera umanuka izina ry'inka, abana kabisa. Inshongore ziratashye, ntuma ndare, ntuma nyana mu ruhongore, ntuma ndare, ngo kandi zirashaka ubwatsi, ntuma ndare, ntuma ese zirabuhabwa nande, ntuma ndare,
indi ruto rutindukana nkubito nyamugenda imbere singena inyuma n'ijyambo genda inkubito cyeze nkutanyemere sakansi urugamba rw'abazindi dirugomba mukumenya kumasha mashasha gakina amatavundi mirindi ya ruguzitera batinde gutengurwa batidore ntare batinyire sesetse mwire mwafuramo munyemerere turyoherane imbaganirize iwacu ndabizi muraza kuzikunda ariko mbere burya ngo ujya gutera uburezi arabwibanza kambanze mbibwire mbere yuko mbabwira amazina y'izacu banyita bigabiro bya karisa kase wenje bwa buzima nduminda muzigaba nagiye kuvuka mvuka neza nsanga data yarashatse ashaka neza ashaka inka nkukira amata nk'amavuta yazo inka zintembera mu mubiri nk'amaraso zincamise mu ngingo nk'imitsi zimba mu magufwa nk'imisokoro ndamata ndamavuta nduryoye cyane inka ziragiye agacyamo muri bondo nziragira impinga nshira agahinda nziragira impinga nshira agahinda niyewe kana karagiye inyana nticyura se nyabusa impyisi zitazazihumira zikazimara nirya shyamba ryahiye ryameze ryahintura turaryahinuragarira ntikanda batararigenze bahiye ibirenge ntibambari bambeshya ngo urugamba rw'inka rurahanda ntikandi nararugendagenda nsanga nta rugamba rw'inka ruhanda umugenzi kirazira niyemwe abari boye n'abari bagije n'abambaye amajana ntinabaragiye igihumbi ntibarakayijyana mu ijana kirazira ntimbere utete bayibangurira rutanga ngo ikundi ibyari bitare n'amagaje iranga ibyara amajana ntiyayiteye akabara mu gahanga akabarira rya ngombe ry'inka ryananiye abagome n'abagambanyi kurivusha nterega ndavuga imivuzo ya ruzima rutazimiza ikazikizinga ku mubiri zirimo indinganire iringanije amabere batindi bakaringaniza amabinga zikaba umunyamukura nayakuranye ubwirana ubwuzu bwari bwayo bukayiranga zikabamo igikwerera igikwanzi cyabeze igishongora mu batakaye n'amayanze kwanamura batayirora ku mazi bakazayimara amazi wangeriwe nizikabamo rwakanaka n'inzika kariza k'intaramanashyaka karija bakaroye bakafuza kurongorwa nterega humura nta mukobwa wikosha kirazira nk'izacu ni nziza zirimo ibihogo by'amabere maremare amatungo bashumba ku ishyamba abagore basiganiye kugemura zikaba mu gitare gitebeje umukondo mwimanya buranga nkuzahanya uburakari iyambuje ikaramu ndayikamimbuje guhinga ndayihangaza imbuje kuvumba ndayivuruganya iyo bigabiro bya karisa yanyoye inkumi z'imurezi iti ntarongowe n'ura musore ntabandi umugore ndakora urwangiza umukobwa basanga naranyoye nziza nkabaruzira bwo baruzica inka zirikana ikiza umuheto wanjye nabufaranyije mu kinza mpingutse imbere ubwabura mutambo igihugu kimagita nterega humura yari mirindi ya bigabiro se navukiye kuvusha aratuza aratekana mugabira indibora yita imparirwa ihorana umunezero gatunga uyitunze murakoze murakaraba ibwo iyo usojeho uteraho akaririmbo gasusurutsa abari mu gitaramo wenda se nk'urugero navumera inka yewe rwemawe inka zaraharaye yewe rwemawe navumera inka yewe rwemawe zihakubita imibure yewe rwemawe navumera inka yewe rwemawe kibugabuga na ngeruka yewe rwemawe navumera inka yewe rwemawe zihakubita ibizuru yewe rwemawe navumera inka rwemawe bazikubita ibizinzo yewe rwemawe navumera inka yewe rwemawe nkibugabuga na ngeruka yewe rwemawe kabisa nuko kweli byari ibyo ngibyo rero dusa nk'abagana ku musozo keve ni ikihe kintu wagira inama nk'urubyiruko cyangwa se mesaje yawe ku bijyanye wenda na gakondo y'u Rwanda? Ikintu nagira inama ku rubyiruko birekure kandi ikindi bagaruke. Urabona benshi bakurikiye imico y'ahandi nabyita ko ari nko gutana mbese mu yindi nzira bapfumura amatwi bagira imisatsi yego nabyo wenda burya cy'umutima ushaka ngo amatagurane itabi ariko nanone ntago nabagira inama yo gukabya se cyangwa ngo bajye muri ibyo ngibyo cyane bibagirwe umuco w'iwabo. So biriya ni nko guteza imbere umuco w'ibindi bihugu usize w'iwanyu aho kavukire. So inama nagira urubyiruko rero abatureba badukurikiye, so aho muri mwese mukunda umuco se cyangwa mushyigikira umuco nyarwanda muri make, kuko burya niyo wakora ikintu icyo ari cyo cyose ariko uzamura aho uturuka biba byiza cyane kandi ikindi bifasha community turimo nyarwanda kuzamuka no gutera imbere. So inama nabagira rero bashyigikire cyane ibintu by'umuco, n'abatabizi kandi bagerageze kwegera abakuru abasaza se babibaganirireho bababaze se amateka gute, so
bazagenda bamenya byinshi kandi ni byiza n'iby'agaciro kwera. Urabona rero dukurikirwa n'abantu benshi sibyo, hari umuntu ushobora wenda kuba afite ubukwe uyu munsi cyangwa ejo bundi sibyo, akagira gutyo wenda akaguhamagara cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mu bitaramo mu mafestival atandukanye sibyo, ari byerekana ibintu by'umuco. Tanga adresse za ku buryo wenda umuntu yaramutse yavuze ati uriya muhungu wenda ntawamenya urumva, akavuga ati ngiye uriya muhungu wenda ashobora kuza akantaremera. Tanga adresse za z'ukuntu umuntu yakubona. Adresse hari number, phone number 078 7 5 3 29 0. Iyo ni nimero ya MTN yanjye wambonaho ihora iriho, kanyisubiremo 078 7 5 3 29 0. Kuri wenda ku zindi mbuga nkoranyambaga nkoresha Instagram bigabiro ki, kuri Gmail yanjye ni kibigabiro@gmail.com. Kuri wenda se Facebook nkoresha Ruzima Keve, yajyaho yambona wenda ndumva ari ibyo. Noneho sa nk'udukubitira akantu ka nyuma nyine tugana ku musozo dusoza ikiganiro cyacu. Ndatirwa abahizi ndi nkubito y'ikezi inkotanyemerose kanzizi ku rugamba rw'abazi ndi ntore dirwunga mikomere nyakumasha amashaje gakena amatavu ndi mirinde ya rwizitera batindi gutengurwa bati dore ntare batinyira sesetse. Mwiriwe neza. Tubasozerezaho rero mwakoze kudukurikira no gukurikira Inkesha TV. So ni iby'ingenzi cyane, ndishimye, ni ibintu abantu ba TV dufasha guteza imbere umuco, umva ni iby'agaciro cyane kuri buri munyarwanda wese aho ari hose. Ni ibintu by'ingenzi cyane, ndabashimiye kuba mwadutekerejeho mukadutumira se muri iki kiganiro twagiranye. Murakoze cyane. Yes, ndagushimiye rero wafashe umwanya ukareba kino kiganiro ukareba, kandi nkushimire yuko ukomeza gukurikirana ibiganiro by'Inkesha TV. Ushishikariza kongera gukora subscribe, ugakora like, na comment se niki wumva ko twaganiraho, niki ushaka ko tuzaganiraho ubutaha. Amazina yanjye ndi Yesu Adamu.